bansunika ngo ngwemo, agacicanza kankurura ngo mvemo, andenze imisozi akanyambutsa inyanja, inyanja y'umubabaro. Gacicawo bansunika ngo ngwemo, agacicanza kankurura ngo mvemo. Haleluya, haleluya. Yesu nashimwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Abo tubana muri uyu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari hanze y'igihugu cyacu, Yesu Kristo nashimwe. Tubyutse dushima Imana izinze ijoro ikazingura amanywa. Dushima Imana ikomeje kugaragaza kugira neza kwayo ku buzima bwacu. Dushima Imana yatwimanye kandi ikomeje kutwimana. Dushima Imana yica imigambi y'incakura. Dushima Imana ifite imbaraga zihambaye. Dushima Imana intwari ku rugamba. Iki gitondo rero nyemerera ubanze Imana, ubanze Imana, ubanze Imana uyishimire ko hari ikikoze ku buzima bwawe. Tukiri muri teme yacu y'iki cyumweru, kwibuka twiyubaka. Ni byiza ko tugira urutambwe dutera, tukagira ibyo turenga, tukagira ibyo dushyikira. Muri iyi minsi yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994, ndavugana n'abacitse ku icumu, ndababwiye ngo impore. Birashoboka ko iyi tariki ariyo wakomerekeyeho cyane, ndavuga ariyo igitero cyaje simusiga gishaka kukwica. Birashoboka ko iyi tariki ari naho watemwe. Birashoboka ko iyi tariki ariho amafirimbi n'induru byakuvugiye ku mutwe, ariko ndakubwiye ngo impore komera, twibuke twiyubaka. Ni ukuvuga ngo mu kwiyubaka kwacu tugomba kugira intambwe dutera, ntidukomeze guheranwa n'agahinda, ahubwo ugakora igituma umwanzi wawe yicuza impamvu yakugiriye nabi, impamvu yapanze, impamvu yatekereje kugutsembaho burundu. Ugakora igituma Imana ihabwa icyubahiro, izina ryayo rigashyirwa hejuru, kubera ko uri imirimo myiza y'Imana, kubera ko iby'Imana yakoze birigaragaza kuri wowe. Ibyo rero nibyo kwiyubaka. Iyo uri gukora ibituma utera imbere, ugakora ibituma utera intambwe, ukava mu buzima bumwe ujya mu bundi, buri mwaka ukagira intego y'ubuzima yo kwiyubaka. Imana rero ibaha umugisha. Dukomeze kwibuka twiyubaka, hanyuma tujye mu ijambo ry'Imana. Ese ijambo ry'Imana uyu munsi ritubwiye iki? Reka tujye mu gitabo cy'Abacamanza, tuvuge ku nkuru za Yefuta n'umukobwa we. Imana ishimwe cyane. Yefuta uyu batubwira yuko yari umuhungu uvuka ku mugabo, yavutse ari umwana w'ikinyendaro, yabyawe ngo na maraya. Noneho bene se wa Yefuta baramwirukana banga yuko babana mu byasi. Ariko igihe kigeze ngo Abamoni baza kubatera, bateye ba bana nyine b'umugore w'isezerano. Bibuka yuko Yefuta yari umwana wabo, kuko Yefuta bamaze kumwirukana yaragiye yigira iyo ngiyo, ngo ariko ngo nawe ahimba, ngo Yefuta ahimba umutwe bavuga ngo ni inguguza, ahari bavuga umutwe ukomeye cyane w'abarwanyi. Urumva nyine yari atakifite bene wabo, baramwanze, nawe yishatsemo imbaraga zo kugira ngo ajye anesha ababisha be. Rero Abamoni bateye Abisiraheli, bibutse ko Yefuta nga afite ingabo zikomeye cyane kandi zijya zirwana zikanesha. Nibwo rero bahamagaye Yefuta, baramubwira bati uzaze tutabarane ku rugamba, kandi nitunesha, nidutsinda urwo rugamba rw'Abamoni tukabatsinda, twebwe tuzakugira umutware wabo. Yefuta yabanjije kubabwira nyine ababaye ati simwe mwanyirukanye se, simwe mwanze ko nkomeza kuba uwanyu. Ariko Yefuta ageze aho aravuga ati
ni ubwoko bwanjye, yemera kubarwanirira. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero ikintu nashakaga ko tuvugaho ni uko Yefuta nk'umukristo yagiye kujya ku rugamba, ahiga umuhigo, abwira Uwiteka ati Uwiteka, nindamuka nsinze uru rugamba, nungabiza Abamoni, ngatabaruka amahoro mvuye ku rugamba, ikizabanza gusohoka imbere y'umuryango w'inzu yanjye kunsanganira kizaba icy'Uwiteka, nanjye nzagitangaho igitambo cyoswa. Ni umuhigo ukomeye cyane. Turi muri iki gihe cyo kwibuka, ndagira ngo nkwibutse ko nawe muri bya bihe, muri ya manywa, muri ya mvura, muri kwa gusenga, hari umuhigo wahize, ndetse n'uyu munsi nawe ufite imihigo wahize, ariko ntabwo nzi uko bimeze. Ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Reka dusome Abacamanza igice cya 11, umurongo wa 29 na 30. Hanyuma turaza gusimbuka dusome 39 na 40. Reka dusome twihuse. Yefuta anesha Abamoni, atabarutse ahigura umukobwa we. Imana ishimwe cyane. 29. Umwuka w'Uwiteka aza kuri Yefuta, anyura i Galeyadi n'i Manase, ajya i Misipa y'i Galeyadi, avayo afata mu Bamoni. Nuko Yefuta ahigira Uwiteka umuhigo ati, nungabiza Abamoni, ngatabaruka amahoro mvuye kubatsinda, ikizabanza gusohoka imbere y'umuryango w'inzu yanjye kunsanganira kizaba icy'Uwiteka, nanjye nzagitambaho igitambo cyotsa. Hanyuma dusimbuke tujye kuri 39. Nuko amezi 2 ashize, agaruka kwa se, nawe amuhigurira Uwiteka nk'uko yari yahize, kandi yari atararongorwa. Bihera ubwo biba umugenzo mu Bisiraheli, uko umwaka utashye, inkumi z'Abisiraheli zikajya kwibuka uwo mukobwa wa Yefuta w'Umugileyadi iminsi 4 mu mwaka. Imana ishimwe cyane. Aha iri jambo icyo nashakaga kuvuga muri iki cyumweru turi kwibuka Abatutsi bazize jenoside mu 1994. Nashakaga kukwibutsa wowe wasigaye, nashakaga kukwibutsa wowe wacitse ku icumu, nashakaga kukwibutsa wowe munyarwanda wari uhari muri kiriya gihe, muri uriya mwaka, muri kuriya kwezi kwa 4. Nagira ngo nkwibutse imihigo wahize, muri rya joro, muri ya manywa, muri ya mvura iteye ubwoba, cya gihe amafirimbi yaravugiye icyarimwe. Reka nkubwire, abantu benshi tubiziranyeho, abantu bahize imihigo, bahiga imihigo, aravuga ati Mana, nindamuka mbayeho nzagukorera, nzakiranuka, nzakora ibiguhesha icyubahiro. Bahiga imihigo, yewe nawe urimo mu bayihize. Wahize umuhigo yuko uzakiranuka, wahize umuhigo yuko uzavuga gukomera kw'Imana, wahize umuhigo ukomeye cyane. Mu bahize umuhigo nanjye ndimo, nibuka abo twari kumwe, ubu tujya tubisubiramo. Twaravuze ngo Imana nitugirira neza, tukongera kubaho. Twaravuze, ndabyibuka, twari abakobwa 3 icyo gihe, twari tukiri inkumi. Turavuga ngo tuzashima Imana, ngo tuzazenguruka mu matorero tuvuga kugira neza kw'Imana. Ndashima Imana ko yampaye ubu buryo bwo gutambutsa amashimwe, ariko nawe birashoboka yuko hari ikintu wahize, warahize. Ndavugana n'abanyamihigo muri iki gihe turi kwibuka. Ibuka ibyo wahize muri rya joro, ibuka ibyo wahize kuri ya manywa, ibuka uburyo wahize yuko uzakorera Imana, ibuka uburyo wahize yuko uzakizwa, ibuka uburyo wahize yuko uzagirira neza abantu.
rero uyu munsi nagiraga ngo wibuke imihigo wagiye uhiga, uburyo ki wavuze kuzaba indakemwa mu mico no mu myifatire, uburyo ki wavuze kuzakiranukira Imana. Reka nkubwire wibuke n'ibikorwa byiza wavuze uzakora, ariko uyu munsi byose byarakunaniye. Rero nakubwiraga muri uku kwibuka, wibuke iby'Imana yakoze, wibuke abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi, wowe ukasigara. Wibuke ko ari wowe wagombye kuba urimo gukora ibyo batakoze, ugakora ibyo gukiranuka, ndetse ugasigasira n'indangagaciro zabo. Wibuke rero kandi wiyubaka. Ikintu Yafeti yakoze ni uko yahize umuhigo kandi atabarutse ku rugamba, Imana imuhinduriye amateka, Imana imubashishije kunesha Abamoni. Ntago Yefuta ntago yigeze yibagirwa icyo yahize. Yefuta akitabaruka ku rugamba ngo ageze mu rugo, kuko yari yavuze ngo ikizabanza gusohoka, habanje gusohoka umwana we w'umukobwa. Yefuta ngo yarababaye cyane, aravuga ngo ye baba we mukobwa wanjye urambabaje kuko naguhigiye Uwiteka. Umukobwa we aramubwira ati rwose ntacyo bitwaye, uzampigure. Ariko aramubwira ati mpa amezi 2 mbanze njye mu misozi miremire njye kuririra ubukumi bwanjye. Imana ishimwe, ntabwo uwo mwana w'umukobwa yananije papa we, ahubwo yakoze nawe ibyo gukiranuka. Ngo amezi 2 ashize, umukobwa yaragarutse, Isa amutambaho igitambo cyoswa. Yewe niho twasoreje kuri uyu murongo wa 30, ngo inkumi z'Abisiraheli zikajya kwibuka uwo mukobwa wa Yefuta, ngo w'umugaliyade iminsi 4 mu mwaka. Buri mwaka iminsi 4 abakobwa b'Abisiraheli bose bigira umugenzo wo kwibuka mugenzi wabo wapfuye ari inkumi itarongowe. Ni byiza rero kwiyubuka, twiyubaka, ni byiza kwibuka dutera intambwe. Imana ibaha umugisha. Navuganaga n'abahize imihigo kugira ngo muhigure. Navuganaga rero nawe urimo kwibuka, ngo wibuke wiyubaka, utera intambwe, ugira ahandi hantu usingira, ugira ahandi hantu utumbirira, ugira ahandi hantu ugera. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom, muhahe muronke, twibuke twiyubaka. Iyo nigunze saramuburiza, iyo agahinda kanyuzuye umutima, amba hafi uri